twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Precision TV nkuko musanzwe mubimenyereye rero twasuye ahandi hantu this is Bahati Kalisa tukaba twasuye umujyi wa Nashville umujyi uzwiho ibintu byinshi bya entertainment umujyi uzwiho ibintu by'amarushanwa umujyi uzwiho ibintu bijyanye n'imikino itandukanye uyu munsi tukaba twasuye umukino wa biyari aho uyu mukino wa biyari twumva ko hano wateye imbere cyane nkuko mubibona muri ino sare harimo abazungu benshi hari n'abakina amakompetisiyo akomeye cyane hano muri Amerika tukaba twabashije guhura n'umwe mu banyarwanda cyangwa se umwe mu biyaminiya gukina uno mukino ngo nta muntu ujya umutsinda ngo nta muntu ujya umutsinda tukaba twaje rero ariko by'umwihariko nanjye nka Bahati nubwo ndi umunyamakuru hano ariko nanjye nkaba nzwiho uno mukino abenshi murabizi ko umukino mukunda cyane nkaba nanjye ndi mu bantu bajya bakina uno mukino ariko nkaba uyu munsi twafashe umwanzuro wo kuza gusura Ombeni akaba ari umukinnyi umwana Nashville Precision TV ikaba yamusuye kugira ngo tuze turebe uko akina ariko arakina ahangana nanjye kuko nanjye nzwiho gukunda uno mukino mu buryo budasanzwe imyaka 2 ndi kuwukina hano muri tennis mbese meze neza mpagaze neza mfite n'abana ndi kuzamura bakina umukino wa biyari none se ndabona witeguye Precision TV yaje kureba by'umwihariko uburyo ukina uno mukino ukaba uri bukihangane nanjye urabizi ko ujya ubyumva ko ndi umukinnyi usanzwe uzi uno mukino ndamwumva tu ujya ubyumva tubwire witeguye gute gukina uno mukino umukino mwiteguye neza kubera ndabizi neza ko ndaza gutsinda aravuze kubera arabizi ko uno mukino ari buwutsinde akaba agiye guhangana nanjye hano kuri Precision TV muramubibona live turimo turakina kuri biyari hano mu kanya bikaba bivuze ko uno mukino turabizi ko iwacu muri Afurika warawukinaga muri Afurika uturuka muri Afurika naho ukeneye ahantu bita Nyamijosi ukinaga Nyamijosi ko nanjye nahakinaga ko nakuzira Nyamijosi ni ahantu nyine twadukaritiye naho uno mukino yarawukinnye cyane ko nzwiho gutsinda cyane uno mukino ubwira kozi kuri by'abana amafaranga y'abantu basheta nawe byajya kubaho wari waribwa naribwe kenshi cyane kabisa so rero tudatinze tujya gutangira umukino mu kanya iyi ni Precision TV mwadukurikira ku social media yacu kuri Precision TV kuri YouTube mugakora subscribe mukadukurikira kuri Facebook yacu yitwa Precision TV no kuri Instagram katulakinga hose mu kanya gato reka tujya gutangira umukino mukuri kino mukino murakoze tugaruka mu kanya Hang on to it. We don't need to use it. We brought our own. No, we just keep it over there. We don't need it.
Iyi ni Precision TV twari tugarutse rero umukino ukaba urangiye nk'uko mubibonye, umukino ukaba urangiye n'indi utsinze nk'uko mwabibonye, nkaba ari utsinze n'ibyishimo byinshi cyane. Umwana mugakina muri mugana mu gakino n'umusaza muri kano gakino mweretse ko byose bishoboka. Kubyakira intsinzwi yawe intsinzwi yawe ubuzima hari ugutsinda no gutsindwa. Kuko ubutsinzwe byakiriye ute? Byakiriye neza kuko ababurana babiri babigiza umwe babigiza nkana. Wabonye se bipfira hehe? Bipfira he? Wabonye na experience nabigiramo tu. Imyaka ibiri igenda hafi imyaka 10 nyine no mukino ubonye ko wari wagerageza kukakora no mu ntoki bane bakoze kuko bisa nkaho duhagaze kuri finale ku mukino umupira umwe nyine, ariko nyine birangiye mweretse ko nubwo ni umusaza muri no musaza ari umusaza pe. Kubwira no mukino niki washikaje urubyiruko gukunda, ese niki kiri muri uyu mukino? Uyu mukino ni mwiza cyane, nifuriza urubyiruko rwanjye uteza imbere. Umukino utuma mbese utakurorera mu busambanyi, mu ngeso mbi. Arakoze cyane ati no mukino kurinda ibibi byinshi, ukakurinda kujya mu busambanyi cyangwa iki mu nzoga n'ibindi. Urabona hano uraza uvuye ku kazi ukaruhuka mu mutwe, ukaza no mukino usaba imibare myinshi nk'uko mwabibonye. Arabizi bisaba imibare kureba ndamutera he ndishyizamo gute, numva habamo ubwenge bwinshi bituma ubwenge bwawe bukora.
rwose nanjye nka Precision TV nk'uko twaje hano mu mujyi wa Nashville, umujyi ukomeye cyane uzwiho imikino ya football yo muri Afurika, za biyari, imiziki, byose kuko mwumva background abantu murabona muri background, murabona abantu babakina, abazungu babakina, bakunda indirimbo zabo. So rero nicyo wabwira urubyiruko rero cyangwa se Precision TV, abakurikira Precision TV. murakoze neza kudusura muri Tennessee, ikaze neza. Dufite urubyiruko byinshi cyane, benshi bafite impano nyinshi cyane, saka, basketball, na football, ibintu byinshi cyane. Nta bantu sisuhuza ugiye gwinasha kuri Precision TV. Ndasuhuza umutipe witwa Shaka, atuye Dallas. Atuye Dallas. Ndasuhuza n'inshuti zawe zaturutse ibyumba. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Ni Precision TV nk'uko maze kubibona, umukino urangiye, no musore mbere ni mutsinze, nubwo nayo umunyamakuru kuri n'umukinnyi waje kureba umukinnyi umaze igihe utsinda cyane, utsinda uno mukino wa biyari, nanjye nkaba nzi ko uno mukino kuwukunda cyane, byatumye tuza nka Precision TV kugira ngo tudakene, ariko mubonye ko birangiye mutsinda, ariko nawe yagerageje kumureba ntakatagize. Iyi ni Precision TV rero, tubasezera, twaba turi hano mu mujyi wa Nashville. Mbagumye mbashishikarize gukurikira social media zacu kuri YouTube, mukore subscribe kuri Facebook yacu, mukore like nyinshi, no kuri Instagram tuka Precision TV, no kuri Twitter tuka Precision TV. Jeni Bahati Kalisa, Nashville. Murakoze cyane, peace and love, kandi muzagire urugendo rwiza. Murakoze cyane. Murakoze cyane.